Rero ariko ubwo iyo mvuga kuri Prime Niyongabo mu bushobozi afite kubikora nk'umusirikare patati patata nta nubwo mpakana n'ubushobozi nta nubwo mpakana n'uburenganzira bwa president ko niwe mugabo w'ikirenga w'ingabo by the way ni n'umujenerali nawe yego sintekereza ko president yakomeza gukora n'umugabo w'ingabo umusuzugura ubundi je ni president ayishimiye nuko utanshyira cyo itegeko teka rihindura umugabo w'ingabo kuko abajenero bakoze kudeta Niyombare bumvikanaga na Prime ko hari akantu ke nabazagenerwa yego araka yanga kukavunja ibyo president yagize gute kandi ndamwumva Prime ibyo bari kumugena nibyo no muri president nkuze yamugeneye nta mpamvu yo kutamurinda yego sibyo rero n'ubundi ntago bikunze kubaho ko umugabo w'ingabo ayobora ku ngoma za president babiri amfete reka nkwereke abarundi bakemura ikibazo gutya Prime naruhuka akizo kajugujugu ni kabya nkuru uburundi nta kajugujugu bugira zikorera ibikoresho nazo batunze erega biranditse birono uriko birebe cyangwa yego burya ibintu byinshi biba byanditse none se ikindi birebe rwose kuri forces armées burundaises yego barakwereka n'ibikoresho bagira turebe ko harimo kajugujugu zo kwikorera imizigo bafite none se ubundi uburundi bwo tuvuga ko intambara ya Kongo barimo nta kantu karwishwa bashyiramo ku buryo bakora ibintu byose aduya bireba gutunda ibikoresho nakajugujugu ntibakwemera bakanabizana makamyo asa nayikoreye ibigori kugira ngo barwana bazarwana bagize kugise Kongo yitatizana Burundi erega ubu ni sharishusho izi modoka zuzuye imihanda haba miyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars. Buy and ship your dream cars. Marsha hari kuri nge nabonye ari nk'ikintu nakibaza hanine ko rema basesenguzi bamuhari aho byavuzwe ko ngo abajenero Ndayishimiye yafunze ngo Prime Niyongabo we yabafunguje nkibaza ese iyo ucanze iyo karita neza uba wumva byakunda ko president yafunga abajenerali hanyuma Prime Niyongabo akaba afite ububasha bwo kuba yabafungura buri gihugu cyose kigira uko cyo cyubatse yego hari igihe kimwe Uburusiya bwari mu ntambara aba president Trump na Biden nibyo nibuka neza bashakaga baganiraga ariko buri umwe wese ari muri itinerere yo gukoresha kirimbuzi amagambo nuclear weapons amaze kuba menshi cyane hagati ya Trump na Putin abagabo b'ingabo zabo babaciye inyuma bakorana ikiganiro kuri telefone cyo kubazanya niba bashobora kwandosinga cyangwa se kwemeza iryo rasana rya nuclear yego birangira bumvikanye ko batazigera batanga kode zabo ko bareka abapereza batongane bashwana ibyabo ko badashaka gushora ibihugu byabo mu ntambara nuclear ibyo ni American ni RRS umujenerali wo muri Rusiya ashobora kudiscussing n'undi mujenerali w'ikindi gihugu cy'igihangange ba perezida nta kibazo bibatwaye bibereye mu byabo nabo yego ibyo wandi ku isi ntago bishoboka ariko mu Rusiya na Amerika birashoboka yego so ndakwereka ukuntu rero ariko turabishakashatse twabibona hari ibyemezo umugabo w'ingabo adashaka kumvikanaho na perezida ugasanga mu gihugu runaka aho birakunda ko banavuguruzanya sometimes wenda bikaba nta nicyo byana batwara suko ntacyo bitwaye azisaca ariko bikaba nta kintu byakwangiza ntekereza ko rero kuba hariho divergence hagati ya chef d'état major na president ubwabyo bya mu buryo bwo bwose harimo iyo divergence niko yitwa ntago ari umwumvikano hagati yabo reka twite ibintu mu mazina yabyo ariko kandi l'essentiel tureba nuko bishoboka yego byarashobotse ikintu cyashobotse kigashoboka ntacyo twenda kugikoraho kandi kigashoboka nta ubyuka arasana n'undi noneho
hari n'ibyemezo bifatwa mu burakari. Abahanga muri siyanse, muri psychology bavuga ko umuntu ufata umwanzuro ahubutse aba afashe umwanzuro mubi cyane. Uba ugomba guha time imyanzuro situwari y'abasirikare ugatuza. Reka turebe n'utaratuje rero. Abasirikare bagemuriye ibikoresho abasirikare bari muri Kongo ku rugamba, banga kugaruka amaramasa, bizanira ibikwembe n'amabuye y'agaciro. Urumva umushinjacyaha mukuru aba agize gute? Aba arabafunze. Abafunze general, ariko abasirikare banjye komisiyo bagiye mari nzima ko muri discipline ya military police nta dossier irimo, aragenda arabafunguza ahita nabasubiza ku kazi. Niwe uzi ukuntu icyuho cyari gisigaye muri Kongo, muri komandoma ye, niwe uzi akamaro bari bafite muri Kongo. Ntabwo ari umushinjacyaha mukuru uzi icyuho ateje. Kandi muri Afurika tukigarukeho, uri umushinjacyaha mukuru ndabyemera, ariko kwibwira kuri powerful kurusha umugabo w'ingabo. Yenda amategeko arakubwira ko uri gitangaza, ariko hari aho mu general yakwereka ko ibyo urimo ushobora kuba urimo wikinira, ko yabikoze bigakunda, ko koko abo ku mipaka batamugaruye. Mwe umushinjacyaha bari umugabo nongera bagarure turebe. Urumva yabikora bigwe na perezida, yabikora bigwe nande uwagereza akatanze gufungura. Buri reka nkubwire Sandrine, muri Afurika n'ahandi ku isi igisirikare n'ikintu gikomeye. Ugomba kwirinda kujokinga n'igisirikare cyane, na cyane uriya mu general Prime Niyongabo waburijemo kudeta kuri ya Petero Nkurunziza, akagorora ituze mu gihugu, ituze ngo byari kurangira gute, akaba kiriho. Ndayishimiye akarahira nta muhindure, yarabifitiye burya. Ndayishimiye aza kumenya ubwenge, imibare myinshi, ariko aracyanakora, aba yaramuhinduye akirahira. Naka kanya urumva akora se byandi batakora. Naka kanya umva kandi kanagiye gukora. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi General Prime Niyongabo hamwe n'abasirikare bagera ku 18 bari gutegura igiterane gikomeye i Burundi cyo gusengera uko umutekano n'amahoro byagaruka. Urumva rero ibyo ni ntuzi, ibyo ngibyo iyo habaye skandale nk'iyi ngiyi bakora ibyo bita kugira guteze. Bari ana bahanga muri psychology bakavuga bati amakuru yasakaye ku isi hose. Yego, reka dutegura ibiterane bari community ariko bari kubivuga gutyo, community zigwiriyemo ubujiji, zikangishwa ibintu by'iyobokamana. Ubwo rero bagira ngo bahanagure iryo kimbirane, wenda ashobora kuba nabyumvikanye na shebuja akazaza bagatendereza hamwe, ariko ntiyababuza kuva muri icyo giterane umwe agatimbura undi bombe. Yego, urumva ibyo ni populisme, no kwerekana ko nta kibazo gihari. Genda umujenerali ufunguza abantu, ejo nkajya no mu misa no kugira gute. No kuvuga ngo babyita political opium, n'urumogi rwa politike abanyapolitike b'abaturage babo kugira ngo bakomeze babizere, kandi bameze nka zamva Paulo yavuze zifite amakaro hejuru n'indabyo, kandi mbere amagufa yashwanyaguritse. Urumva ariko baribeshya. Ibi tuvuga bigera henshi, abarundi bavuga byinshi, bira byose barimo kwambarira ku mufunzo, sibyo? No kwambarira inkweto ku ntuze. Abaturage barabazi. So ibyo bakora byose basenge ni uburenganzira bwabo, ariko ntabwo bikemura ikibazo bafitanye. Rero ariko ubwo iyo mvuga kuri Prime Niyongabo mu bushobozi afite kubikora nk'umusirikare patati patata, nta nubwo mpakana n'ubushobozi, nta nubwo mpakana n'uburenganzira bwa perezida. Ko niwe mugabo w'ikirenga w'ingabo, bayidoye ni n'umujenerali nawe. Yego, sintekereza ko perezida yakomeza gukora n'umugabo w'ingabo umusuzugura. Ubundi je ni perezida Ndayishimiye, nuko utanshyira cyo bitete itegeko teka rihindura umugabo w'ingabo 0 seconde. Urukimara gusohoka narusinye ntago abakiri chef d'état major, mba namaze gupanga n'umusimbura. Yego, urumva wawo ni nkareba uko yifrustrate nga irakaza agira gutera ibintu nk'ibyo ngibyo, yarakara nkamufunga. Prime ni ikibazo kuri nawe uramwemera? Nemera nde Prime Niyongabo ndamwemera. Wavuze ko ari umuhanga. Ntago ari umuhanga wenyine, no Burundi bufite abahanga benshi. Ndamwemera, ariko icyo ntarimo kwemera ni context. Yego, ntabwo umuperezida yava akagera agomba kubaho ashidikanya cyangwa yikanga umugabo w'ingabo, kuko we ni se baki uko babivuga. Uwo ashaka wese yamuhindura n'inteko yayisesa. Perezida ari powerful. Reka nkubwire ukuri, umuntu nzitondera nkabona ko jewe ameze nka hoho yabuze feri. Niyo mpamvu bavuze ko isa n'isaha ngo Prime ashobora guhura n'ibibazo. Nibyo nkubwira. Umuntu umeze nk'udatinya hoho yabuze feri, umuntu udatinya perezida. Reka tugire abadukurikiye bari Burundi, ntabwo Prime yananiye perezida Ndayishimiye. Ni perezida Ndayishimiye gusa ushaka kubanza kuzamukaranga ahiye. Urumva? Erega
nakariya kantu yagakora ko gufunga bariya bantu ngo barebe ubuhubutsi bwa Prime aba bamudodeye igicocero buriya Prime yabareka bakaba bafunze perezida ari kwibeshya kamutinya kandi Prime yabyanze abishaka yego so ntabwo mbizi kuva Lieutenant General Ndayikugarika akigirwa umukuru wa Sena akavanwa no mu gisirikare mu minsi ishize wabonaga nawe ari mu bajenero bakomeye bashobora gukura muri comfort perezida Ndayishimiye ubwo hasigaye Prime jewe simugira inama ariko abaye yitonze yareka gukora amapenaliti avuguruza perezida avuguruza inzego z'ubutabera kuko nubwo navuze ngo ni umuntu ukomeye ariko iyo uvuguruje inzego z'ubutabera z'igihugu nk'umushinjacyaha mukuru ntabwo urimo wubaka izina mu yandi magambo nkurikije ko nk'uko bikubiye kenshi ko Prime ashatse yahirika perezida bikubiye na kenshi ko Ndayishimiye hafi 100% amwikijije ntacyo Prime yabikoraho. Reka dufate urugero wenda tuvuge ibintu mu buryo bwa giturage. Ingabo zose perezida akomandinga sibyo ntabwo zaranirwa guta muri yombi Prime abishatse ariko ingabo Prime akomandinga zishobora guta muri yombi perezida n'umuntu ukomeye ntabwo genzi igeraza kuri kamera ngo nshaka ko perezida n'umuntu kuki ari perezida kuki ari muri icyo gihugu ibyo wakwigira byose Prime yitonde amezi nkane 5 nabikubwiye ngo uzanyibutse barabimbwiye ntabwo Prime azaba akiri umugabo w'ingabo barimo kumudodera amakosa erega n'umushinjacyaha mukuru na perezida Ndayishimiye bashobora kwicara hamwe ngo bakore amanyanga bazi ko Prime atakwihanganira yego bayakorere Prime ugasanga umushinjacyaha mukuru yibereye aho arimo kugenda agira ati rwara akagira gutya ati reka nkoreshe penalty akantu president yambwiye ati mufungira inshuti ze sha turabizi n'igihe usabye kuzifungura yego uhita wandika dosiye ko yasuzuguye president ko yasuzuguye umushinjacyaha urumva yego so ndatekereza ko rero Prime niwe usigaye yitambitse Ndayishimiye kandi Prime nubwo atakwegura bamubaza impamvu yeguye Prime afite amahitamo abiri kwikiza Ndayishimiye completely cyose Ndayishimiye akamwikiza oya Ndayishimiye sinzi kumwikiza we yanamukuraho nyine n'uburenganzira bwe mu perezida kuko niwe umushyiraho ntabwo ari Prime umushyiraho perezida yego cyangwa se nyine guca bugufi agakurikirana perezida akubaha byose kuko arabitegetswe ariko natamwikiza nta bihanga biri mu nkono imwe erega no kuba yarabujije muri ya coup d'etat bimugira umuperezida w'intwari ariko bikanamugira umuperezida mu minisitiri w'intwari umugabo w'intwari ariko bikanamugira umugabo w'ingabo utinyitse uwaburijemo coup d'etat bujya yanagukuraho ninde mu perezida wakwishimira kuba afite umuntu umeze gutyo Prime ni ikibazo imbere ya Ndayishimiye nigere n'ikibazo imbere ya Nkurunziza kuko harimo akantu ni igihe wagize uruhare kugaruka kuri ubwo butegetsi sha ibyo uvuze amapendo byose urumva yego kuko abajenero bakoze kudeta baniyo mbare bumvikanaga na Prime ko hari akantu ke nabazagenerwa yego yanga kukavunja ibyo perezida yagize gute kandi ndamwumva Prime ibyo bari kumugena nibyo no muri perezida Nkurunziza yamugeneye nta mpamvu yo kutamurinda yego sibyo rero n'ubundi ntabwo bikunze kubaho ko umugabo w'ingabo ayobora ku ngoma za perezida babiri amfete reka nkwereke abarundi bakemura ikibazo gutya Prime naruhuke kandi abyakire yarakoze afite ayo mateka yakoze aho kugira ngo bazanasibe mu mateka ye arangize nabi Prime naruhuka be nka minisitiri w'intuza widukikije cyangwa se gucukura intuza ubutare n'agataka katesosi ikibazo cya nyuma aho nabonye ko Marshal we akomeza avuga ko bishobora kuba ari agakino ariko ngiye siko mbyemera ko ku munsi w'ejo kajugujugu ziriwe zambuka zitunda ibikoresho zibikora mu Burundi zibijyana muri uyu mujyi wa Uvira mu buryo bwo gukomeza kwitegura intambara ubu tubaje abantu muri Uvira yego batubwira ko babona urujya n'uruza kwa kajugujugu uruva Bujumbura rujya Uvira baze kuza kutubwira kajugujugu irafotorwa bazazitwereke ubuse umuturage ibyo bintu yabitekereza Marshal none se ibikoresho gusa ariko nanone ko mbwiye Marshal njye nta makuru njya nsuzugura kuko muri uyu mujyi urabizi ko ubushize twabivuze hapfuye abakabye nkuru bashaka intambara muri uwo mujyi hapfuye umuntu umwe sibyo twarabivuze abakabye nkuru ni menshi sandira mpora sinoga uburundi nta kajugujugu do transport bafite yego sibyo bafite kajugujugu tugazere ko amafuti turabirwa bakoramo ntuze bakoramo parachutage yego iyo baza kugira kajugujugu ziza rutura ugise ubona mu kirezi ikorera imizigo
Yego. ntabwo helicopter zose ari indwanyi, hari izagenewe gutunda imizigo n'iz'indwanyi. Ibyo ni ibintu bigaragara abantu bazi. abantu bazatubwiye muri Uvira. Uburundi ntabwo buzigira. Ese ni za FARDC zagiye kubitunda? ariko nuko udatumye nsoza aho bivugwa ko mu Burundi ubwabo bakomeje kwakira ibikoresho bya gisirikare bikomeye. Ibyo nibyo rwose birimo kuva Kinshasa. Ibyo nibyo rwose. Indege aho zibizana zibikura Kinshasa zibijyana Bujumbura. Ibyo nibyo rwose. Naho bikava Bujumbura byerekeza mu mujyi wa Uvira. Muri Kajugujugu. Rero icyo nanze Kajugujugu n'amakamyo byo birashoboka. Nese uretse ngabanza kagusobanura. Nanjye reka maze ngusobanurire. Yego. Urumva? Iby'amakamyo babizanye n'amakamyo nabyemera. Kandi kuba bihagera byaratangaje. Umva impamvu mvuze ko bishoboka bya making sense. Niba ino ya Kinshasa bijyana muri Kajugujugu, why not? Ntabwo ari ya Kinshasa bijyana mu ndege nini. Nibyo nkubwira just. Kugibera iki batabasaba nabi Burundi uti noneho namwe nimufate ibi mu bijyane mu mujyi wa Uvira. Ntabwo ari muri Kajugujugu nyine yari cyo makana. Naho n'amakamyo yo kubijyana byo ni ibintu bisanzwe byumvikana. Yego. Akizo Kajugujugu ni ikabya nkuru. Uburundi nta Kajugujugu bugira zikorera ibikoresho. Nazo batunze. Erega biranditse birono ariko birebe cyangwa. Yego. Burya ibintu byinshi biba byanditse. None se ikindi birebe rwose kuri forces armées burundaises. Yego. Barakwereka n'ibikoresho bagira turebe ko harimo Kajugujugu zo kwikorera imizigo bafite. Yego. Kandi amoko ya Kajugujugu turayaza yikorera imizigo n'atikorera imizigo. Yewe banabyandika ko ari Kajugujugu za transport. Ariko niba baranaziguze vuba cyangwa barazifite kuko urumva sindi bubiko bw'ingabo z'Uburundi ariko ziko kubyanditse ntazo bagira. Kandi bazigira nkuko nabikubwiraga nizo zamurukiramo bari muri parachutage. Yego. Nizo bakaba bamanukiramo. None se ubundi Uburundi bwo tuvuga ko intambara ya Kongo barimo nta kantu karwihishwa bashyiramo ku buryo bakora ibintu byose aduya bireba gutunda ibikoresho na Kajugujugu ntibakwemera bakanabizana mu makamyo asa nayikoreye ibigori kugira ngo barwana bazarwana bagize kuki se Kongo yitatiza n'u Burundi erega ubu nishe rishusho itabatiza ariko Kajugujugu ifite ibirango n'amadarapo ya Kongo iragurutse Kinshasa Uvira. Yego. Bazi ko M23 umujyi igiramo intasi nyinshi kurusha izindi ari nka Uvira. Ni Bujumbura. Buri irahaneka hose. Ibyo ngibyo ubikoze n'amakamyo nijoro ko imijyi ifatanye yenda kubifatanye. Akajyaza abantu baryamye saa 7 z'ijoro bashaka n'amatara bakayazimya. Ko ahensha burya intwaro zigiye kunyura mu mijyi nk'iri amatara bakuraho. Urumva? Ubwo no kuvuga ko bagomba gukora ibintu bigaragaza aho barwana nkaho nta bwenge bagira. Kandi ikintu kizica intambara kibabwire. Abantu barwana tutangaza amakuru. Twerekana ko umuntu mu Rwanda arinjije. Ariko ntago arinjije. Na Kisekedi ntago arinjije kandi mwara mutsinze. Kuki mutaramutsinda ngo mukure ku butegetsi? Ubuhanga murabugabana. President ubinjije. Nta n'igihugu kibinjije. Ntago njya mbyera. Ubuhanga murabugabana. Consequence mukazigabana. Urumva? Yego. N'ubuswa mwese mwana bugabana kwanza. Yego. None Uburundi bwirirwa bwifotoze Kajugujugu n'igikoresho cya rutura. Urumva? Yego. Cyane atwara ibikoresho bikeya kurusha ikamyo. Ntabwo nahise Kajugujugu yatwara ibikoresho biri by'ikamyo yakurura. Niba ari ibifaru yatwara ibifaru se kireze kimwe. Ariko ikamyo yazikurura bitatu bigerekeranye. Reka mbigusobanurire. Wavuze ko Burundi ngo nta Kajugujugu zigira. Barabafite ndavuga iz'ubwikorezi. Yego. Ngo zirabugira urumva ariko ziri ku rwego ruto. Ziri ku rwego ruto? Yego. None se nyine umpiyo link ndakubwira ukuntu ibintu bidashoboka. Oya wibihakarago nibisho. Ariko ikindi marsha. Jewe ndabihakanye muri commentaire bazambwira ubu buri gine ari indege zabwo. Bana batiza. Ngewe uramonda sino. Ndetse babatiza Kajugujugu. Ni na reka nanitahire. Bana ibatiza kubera ko ni wabwira uyu munsi ntago Uvira hari kibuga cy'indege. Urumva? Ngo tuvuge ko ari indege ububiligi bwatije Uburundi yo kuva ku kibuga cy'indege cya Bujumbura zijya Uvira. Even there is no need. Ni imijyi iri jimere ifatanye. Yego. Ntago mu bw'ibikoresho by'intambara umujyi wa Bujumbura ukeneye gukoresha Kajugujugu zikorera imizigo n'amakamyo yabikurura kandi barareba. Hifashishwa. Bagiye Kajugujugu noye. Ni nto cyane. Akenshi. Nagutsinze aho ngaho. Isi yamanika. Itonde. Bakifashisha ingabo z'amahanga bari kumwe nazo mu butumwa.
aho hashobora kubamo ababirigi, ibi nabikubwiye, c'est la probabilité, nabikubwiye, ntabwo ababirigi bifashisha ingabo z'amahanga, ntabwo ababirigi bari muri iyi ntambara officially ngo baze kuzana ibikoresho officially. batubwiye ko bashyize n'ibikoresho na ziriya ndege, iriya ndege ya force yabo urumva, muraza kutubwira iriya ndege ya force y'ububirigi iyo uyirebye n'ubwoko ndavugira Burundi n'ubwoko bwayo n'ubwoko bwayo ni indege iremereye cyane yikorera imizigo, ntabwo ari kajugujugu. Rero genda ndashaka kuvuga abantu baba bashyushya inkuru, ntabwo hagati ya Bujumbura n'umujyi wa Uvira hakeneye air transport, yego hakeneye kwanza n'ikindi nakubwira Sandrine, uzi bigiye kugenda gutyo, yego utanga imbunda yazigeza Karemi urumva, amato y'igisirikare akabizana mu mato abigeza Uvira, burya bishushanyije gutyo nabyemera. Ariko abarundi nta kajugujugu bagira, na buriya bafite burashaje, ni ubushwangi bwo mu gihe cy'inuza bwa gazere butanakirwana, kanitahire gusa nta iriya kajugujugu y'ababirigi uzi ikindi gishoboka, hari amakajugujugu afite imbaraga atwara za kontineri bashumitseho imigozi, sibyo? Niba ndi bwivuguruze muze kuza kutubwira bakunze ubwo wenda, ariko iriya gazere ntabwo yaterura kontineri irimo imbunda. Abantu bari ku mupaka baduhaye iyi nkuru, muze kudufotorera akajugujugu tuzazibereka ubutaha. Ntazo muzabona, ntazo bagira. Abantu ku mupaka baduhaye inkuru muze kuza ntibakazana ibintu byo gukabya ibintu. Ahubwo ikindi kintu abarundi mutemeye nanasoresaho, mwavuze ko umuyaga nkuba niba ari umuyaga nkuba utari waragiye, umunyamakuru wanyu ni inshuti ya Marshal nagiye kuvuga nawe ubwe yabyemeje ko atari gukora ibiganiro kubera nta muyaga nkuba uhari. Ngo nta muyaga nkuba wagiye, uzi ukuntu ari abandi banyandikiye ngo mwebwe ngo ayo makuru ntabwo betoza ngo ubuse ngo turebeshe iki, ngo none tubakurikira ibiganiro byanyu ngo na internet dufite ngo ibyo ariko uzi ko abana niyo mpamvu nabuze views ko nkurikirwa n'abarundi benshi kubera bari barabuze umuyaga nkuba. Ni umuyaga nkuba bawuhaye n'u Rwanda, mu Ventura yabakupiwe Rusizi, imanura bya fizi bari gutya barimo kurira ayo bagize, kuko kuva umuyaga nkuba waza nibwo nongeye kubona bareba ibiganiro n'u Rwanda rwabatije. Niko nabyumvise. Nanjye ko nabyumvise. Mashaka twitanye. Ariko waronyiciye kuri kajugujugu. Njyewe sizano kuya makuru. Ngira ngo uzanye ifoto zayo. Ndasinoga. Kandi nawe ndi kugonda sunoga. Rero abakunzi bacu mujyamo tujyamo hagati nkuko ubishize Mashari yakayanga impinja nizapfuye. Muri comment mukabitugaragariza, inbox mukabitugaragariza. Muze kuza kutubwira abaduhaye amakuru nko kabyaramwe. Bimeze bite? Masha. Wamaye ingofero ko nakintu muzima bw'oramo. Ingofero. Ntabwo yagukwiriye ni nta Sandrine. Nokuri. Ushatse kuvuga ikizi? Kereka ari furate nizo zigize. Kubera imisatsi se kubera iki? Uretse nzakwereka ingofero nzaguha wagize intuza. Wagize imyaka 5 ya Gasaro niyuze. Yego mana yanjye yewe. Yego mana yawe se kubera iki? Ndasetse pe. Oya winega imyaka. Uzayime. Ntako winega imyaka. Iyo myaka se ngewe. Bishobora no kuzagera. Nsigaye nambara wenda ibitambaro mu mutwe. Nzagushakira ntuze agashabazi nako icyo uzawambara cyose uzitore. Gusa iyo ngofero ni noya ku bisuko ntago ayishyiramo ngo ijye. Nzaguhanyira ijya mu bisuko. Nzaguhikwira mu bisuko. Apana zazinda ariko. Ziriya z'abastar. Nk'izaba pifuro. Oya ziriya zo nizo kwambara ku mapantaro kuki. Ngiyi ngiyi ariko nini. Hari ingofero nabonanye bushari nzayikugurira. Iriya nayambara. Iriya wayambara. Ntugire ikibazo. Turagushimiye cyane Imana iguha umugisha, wakoze cyane, ubukonje n'ibwinshi. Ariko nuko nyine tugomba kugakora, nimuzajya mwumva harimo n'imvura mujye mwihangana nuko babyaramutse. Masha ndagushimiye cyane, wakoze cyane kandi ukomeze ugire iminsi imibyizi myiza. Weekend izaza. Birimeze neza. Imbara amafaranga nzagusohokana. Uzansohokana. Urakoze nanjye reka ngushimire. Dushimire n'Imana duha akavura. Abandi bantu mbabara mbasubize. Abandi bantu benshi bagera muri 4 mwambwiye ngo nshobora kwankundana Mashari. Umukundana? Mashari dukundana. Mugira gute? Mashari ni boss wanje. Ndumu modereta dukundana urukundo rw'abavandimwe ntago nukuri kw'Imana dukundana iby'urukundo rwanyarwo. Nukuri rwose je nkundana na mabuja urumva. Oya muri comment nago ujye ubibona abanditse ngo yo gase ko Mashari bashaka kwa. Ariko vure ibyo bavuga nukuri. Oya bavugaga urwa rukundo rwa urukundo nyine uye jya ubareka urumva Sandrine hantu bakunda byacitse bakunda amakimbirane sibyo. Imana
Oya. ijya ibasanga Oya. ugira amahirwe wakuzanye n'umuntu mukorana reka nkubwire impamvu marisha uri ku isoko ushobora kuba ufite umukobwa gende ku isoko ndagurishwa jyewe gende igurisha banza wumve nkundana na Sandrine abakobwa abagore turafuha mu buzima bwacu nkundana na Sandrine uko mbitekereza kose kama mbaye uwumva yuko ashobora kubona muri comment babyandika atari kwa mugani uyu muntu babase kutya nukuri na uwumva ko ibyo byamuteza sheri wa marshari nakazi uwumva ko ibyo byamuteza conflict let it be je ntabwo naje kumbuga ko najya kugira ngo agire umuntu unkanga uwo ari we wese je ndavuga sheri wawe nota bunga jewe uri sheri wanjye turakundana nta kibazo ugenda agende namubwira iki marisha urabeho umva katiga kamera naye izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars. Buy and ship your dream cars.